nkurikije uko ugenda uganira hari impinduka zigenda ziba mu kiganiro reka ukumva ko naho mu mwaka umwe uri imbere cyangwa amezi make bishobora kuzaba byararangiye. rero Apotre Mutabazi niba yaravuze ko agiye gukora divorce cyangwa ko yayishyize muri systeme birashoboka. Uretse ko nubwo Mutabazi yabivuze ntabwo nari nemera ko koko Mutabazi afite divorce kuba harimo n'agatwiko. Ako nako karashoboka. Nyine ubwo yakubwiraga ko arimo adeposa divorce abantu abenshi bavuze ngo naho waratinze, abenshi ngo naho uwo mugore yari yararenganye, abenshi ngo naho uwo mugore arihangana. Kandi koko wareba ugasanga nimba afite umugore w'umunyarwandakazi wujuje indangagaciro z'ubunyarwandakazi, kubana na Mutabazi byari bigoye kuko Mutabazi umushyigikiye muri divorce ye rero. Mbose ndi buvuge ko mushyigikiye kuko nakubwiye ko ntangiye kubona ko ibizira birimo byinjira hera kandi bihinjijwe n'abatubwiye ko ari ibizira. Ntago rero ndi buvuge ko mushyigikiye ngo Apotre ngo nshyigikiye ko yakoze divorce. Ruvuze ko nyine ahubwo kankubwira aho mbona ishingiro rye ryo gukora divorce nta naho wahera uyikumira. Ni nayo mpamvu n'ibizira byose bizinjira hera bizaza bihinjire, nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kubikumira ko byinjira hera. Twebwe rega inshuro nyinshi mbona twarigishijwe nabi. Agakiza batwigishije ni agakiza kabonerwa ku mubiri, ku ruhu inyuma. Apotre Mutabazi n'undi yavuze ko Bibiliya mwayigishijwe nabi rwose. Nanjye ariko niko mbyemera. Nk'aba nyine ba Apotre bagiye bakiga bamenya ukuri bavugaga ko ariko kuzaba batura, none ukuri bamenye gutangiye kubabatura ku bagore. Nanjye ngusuza aho dukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye ko wahisemo iyi channel. Ushobora kuba udukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro ya Nyagasani abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na Josephine. Josephine, amakuru yawe? Ni amahoro. Ushima Imana. Yego. Ndabona usa neza rwose. Urakeye. Imana ishiye. Reka nibutse abadukurikiye ko twicaye kuri Makita Tent Design. Ni hano Kimironko, n'ahantu ushobora gukorera ubukwe. Hari ihema rinini cyane rishobora kwakira abantu basaga 1000. Kandi n'ahantu rwose ushobora kuzana abantu bawe b'abasirimu bakavuga bati uzi guhitamo koko. Jose ndabeshye hano wakunze jaride gusa se? Kubera ko n'ubundi dusanzwe dukorera muri Makita, ariko aho ndabona ari isanzure. Hano ni isanzure. Kubera ko nkunda ibiti rero njyewe ibiti kubibona bimeze gutya ni heza cyane. Yego. Ku bantu bakunda ibimera. Ku muntu wifuza rero kuba nawe yagana Makita, yareba izo nimero ziri gutambuka kuri screen akaba arizo yahamagara. Ibindi bamuha ibigendanye nabyo n'ibyo yifuza kumenya. Josephine, uti ndashima Imana rero. Uhora ushima Imana. Kubera iki? Mubibaho byose duhora dushima. Ubuse niyo umuntu yapfushije akwiye gushima cyane. Wishimiye iki ko umuntu yapfuye? Kuba umuntu yapfuye yaruhutse, hari n'ababyaye. Imana rero ihora ari Imana, ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mubibaho byose duhore dushima. Iyo upfushije uri muri hanagura uri rugura indabo, wa wundi uri kugurira indabo ari gushima, n'udashima ari bukurushe. Kandi hari n'ababyaye, uwagiye hari abamusimbuye. Upfusha umuntu abandi babyaye impanga. Nabirenze rero mu bibaho byose tugomba gushima. Cyane ko nta n'icya wundi se kuba yapfuye n'udashima aragaruka. Ari bugaruke. Ariko nawe uri muri ako gahinda. Uri mu gahinda ariko katakubuza gushima Imana. Njye narapfushije ndabizi, nagiye gushyingura wari MC, nshyingura umugabo wanjye. Yaravuze ngo dushime Imana ko byibura tumushyinguranye ibice byose by'umubiri. Umudirija wa korali yarimo iririmba aho ngaho aho twashyinguraga, we yapfushije se nawe yishwe n'abagizi ba nabi, umutwe bajya kuwihisha ahantu mu rufunzo n'imyanya ye y'ibanga bajya kubihisha. Bamushyingura bimwe barabibuze. Urumva rero kuba napfushije nkaba nshyinguye umubiri wuzuye, igikomere cyanjye gitandukanye n'icya wa wundi washyinguye umubiri utuzuye. Wese urumva nta shimwe nari mfite. Kuko ushyinguye umuntu wuzuye.
byonyine nabwiraga ribu nari maze iminsi mbasiteresa nkababwira mu mbabarire byibura niba yaranapfuye ariko niba mwaranamuhambye mumbwire ko mwamuhambye. Byonyine kumva ko yapfuye ubwabyo byambereye ishimwe ko nari maze iminsi imeze gutya numva mu mubiri wanjye hanyumvisha ko yapfuye cyangwa se ari ahantu ari kubabara cyane, kumenya byonyine ko yapfuye byari ishimwe. Yego, mu bibaho byose mujye mushima, ibyiza n'ibibi byose. batabyumva kimwe, batabyumva gutyo. Oya, ibyiza n'ibibi byose bikwiye gushimirwa Imana. Ahubwo reka tubanze tunayibwire ngo ishimwe. Aho bikora. Data wa twese mwiza, ndagushimiye gusa kuri Imana kandi wemeye ko ibyabaye byose biba, ukaba wemeye yuko n'aya masaha ndahangaha. Nyemerera rero umwuka w'ubwenge, Mwuka Wera antize uyu munsi ikinyambika ururimi, antize igitwikirizo gitwikira ururimi kugira ngo ndwambarire narwambarire rwazanyambika ubusa rukanambika intebe yawe n'ubwami bwawe n'izina ryawe ubusa. Nyemerera umwuka w'ubwenge rero kandi ubane nanjye kugira ngo ibyo ushaka n'ibyo ushima kandi bifitiye umumaro ubwiza bwawe ari byo bisohoka mu kanwa kanjye, mu izina rya Yesu Kristo umwami, amen. Amen. Josephine, uyu munsi ndashaka ko tuza kuganira ku muryango. Umuryango haryo ugizwe n'iki? Ndavuga iyi miryango tubamo, imiryango dukomokamo, famiye, umugabo, umugore, abana. Ndashaka tuze kuganira kuri uwo muryango. Ntabwo umuryango uri gusobanukirwa icyo ari cyo? Nabyumvise. Umuryango kuri wowe usobanura. Ugiye kumbaza umuryango kandi umuryango mbwiye umuryango tugiye kuganira, umugabo, umugore, abana. Ngende umugore n'abana nta mugabo ngira. Kuki ugiye kumbaza umuryango? Ariko ni muri uwo muryango. Noneho reka tuvuge umuryango rero utarimo umugabo. Ushaka umuryango utarimo umugabo? None se kugira ngo tutagira abandi tubangamira, twivugira ibyo. Okay, ntacyo. None ushaka ko tuganira ku muryango kandi ukavuga uti ngewe ndi single. Ariko nubwo uri single nyine abantu baraza. Ntabwo ndi single, ndi umupfakazi. Reka mujye muvuga ibintu mu mazina yabyo. Kuri umupfakazi nyine ariko uri single ariko. Silibateri. Oya, ntabwo mvuze ko uri umusilibateri, mvuze ko uri single. Ndumwe. Uri wenyine. Ntacyo. Uri umupfakazi yego ariko uri single. Mu irangamimerere haba handitse umupfakazi. Yego. Ariko uyu munsi ubonye umuntu iby'ubupfakazi byahita bivaho. Ariko harya umucuruzi acuruza buri cyose. Ubu leta yarabivanguye. Farumasi iri ukwayo, nta miti, nta paracetamol zikiba muri butike. Ariko social media turacuruza imvange kabisa. Ariko ntacyo, upfa kuba uri bucuruzi ukunguka kandi ukarya. Umuryango se ni imvange? Nuko aya makamera yose andi imbere mwese byatangiye ari iyobokamana. Wowe ni isezerano, undi ni byose ni iyobokamana. Ariko ntashyizemo agatogo mushyira amasarade, mushyira byose. Tuzanye umuryango ntabwo ari mu iyobokamana. Ntacyo tuwubakire ku ijambo ry'Imana. Tuwinjiremo. Ukorega umuryango. Imana ntikunda umuryango ubundi cyane. Banavuga ko urugo rwiza ari ijuru rito. Reka tuwuvugeho ariko tuwubakire ku iyobokamana. Nanjye ndashaka ko tuwubakire ku iyobokamana rwose. Yego. Ariko aho mugane reka mpera aho ngaho uravuze umupfakazi. Bitanibuka Apotre Mutabazi ejo yadutangarije ko rwose we yatangiye divorce n'umugore we ngo ikirego cyageze no muri systeme. Kandi hari aho yashatse kuvuga ati ngiye gihora kijya muri systeme se buri munsi, cyangwa bwa mbere yagishyizemo asanga systeme yanze. Hari ukuntu zigera aho nabyumvise, cyangwa hari ukuntu cyakora systeme ushobora kohereza nk'ikintu ugasanga systeme ntiri gukora. Na MTN ujya ubibona, ushobora kohereza message ahantu ntigende, noneho utanayigarura aho systeme ziza gukundira network ikagenderaho ibishakira. Ubwo wabona rero yarageze hano uwo munsi aribwo cyageze urukiko rwakibonye, kuko umunsi wohereje ikirego muri systeme n'umunsi urukiko rwacyakiriye hari ubwo biba bitandukanye.
ko nta kindi gihe nzi Mutabazi yavuze ko yakoze divorce nyine kuko atari wowe yabibwiye nabyoze hari undi yabibwiye ubwo bihora bijyamo cyangwa se ubwa mbere yarabyohereje urukiko ntirwahita rubyakira ntawamenya yego mu byo yavuze ati ngiye buriya rwose no ku munsi urubanza rwanjye rwasomwe barusomye mu gitondo nimugoroba nkahita njya kwandikisha mu murenge ntacyo byaba bintwara uretse Apotre Mutabazi tugashaka ukuntu twaguha pase ukihangana amezi 6 yatubwiye ukazaba umutegereje mukazahita nawe wubaka undi muryango garukira aho ntabwo naba mfite gahunda yo gushaka ngo mbe nkicyambaye impeta nama narayikuye yaba mfite gahunda yo gushaka cya mbere mba narayikuyemo Musore Josephine nta gahunda yo gushaka kuko ufite ntayo ndagira rwose ntayo ndagira si ibyo muzabyigira kugeza ryari ntiyashize umwaka umwe se ngaho ngera ushyire indi minsi imbere nimba uri mu banega iminsi nawe ngera ushyireho indi metero ushyizeho imyaka ingahe turebe wenda ko yazashira nabivuye umwaka uracyari mutoya si wari wamaye amezi 6 umwaka ntabwo urashira ariko warashize warashize mu kwa 8 ku itariki 9 nkurikije uko ugenda uganira hari impinduka zigenda ziba mu kiganiro reka ukumva kwenda nko mu mwaka umwe uri imbere cyangwa amezi make bishobora kuzaba byararangiye oya no dukomere duke tugenda dushira nyine bigenda bihindukamo gake gake n'ibindi bizaza gusa kuri iki cyiciro ho nagize umugisha nagiye mu rukiko kumva urubanza rw'abicanyi bishe umugabo wanjye baza ngo baje kunsaba imbabazi banganiriza ibintu byinshi numva nshize amatsiko no ku byo batabwiye RIB cyangwa ku byo RIB itari yarambwiye nari mfite amatsiko yo kumenya ijambo rya nyuma umugabo wanjye yavuze umwuka ujya guhera nari ngifitiye amatsiko numvaga mfite amatsiko yo kumenya yapfuye ate yapfanye uburakari yapfuye ababwira nabi yapfuye yihana byagenze gute nk'umuntu uguye mu bantu kandi nsanzwe nzi icyo rero ubwacyo ngihaguruka ku ntebe twavuganiyeho numvise wagira ngo hari ahantu mpanutse mpagarara hasi numvise mu mutima hari ikintu mpindutseho gisa nk'ikinduhuyeho gake mu mutwe urumva rero uko wambonaga mbere yaho siko wagumya kumbona nyuma yaho urumva ko n'ibindi bizashira nyine igihe kigere ntawamenya ariko muri aka kanya ntabiraza rero Apotre Mutabazi niba yaravuze ko agiye gukora divorce cyangwa ko yayishyize muri systeme birashoboka biranumvikana niba ari we wabyivugiye birumvikana kurumva yabivugiye kuri kamera ni nakataraza kazaza nta ikizira cyose cyaziraga kigomba kwinjira hera ariko naho ngaho nshaka ko kugira ngo tuganire niyo mpamvu namwe nshaka ko tuganira ku muryango Apotre Mutabazi yavuze ko nta gikuba cyacitse ko umuntu yakora divorce ko ndetse no mu ndahiro yaba iyo yarahiye cyangwa izo yagiye yarahiza abandi abo yashyingiye ko nta byo kubana akaramata birimo nta byo gutandukana n'urupfu nta byari birimo bisobanura iki kuba umuntu nka Apotre Mutabazi yasaba gatanya kuri wowe Apotre Mutabazi muzi si ngiye kumuvugaho nk'umuntu muzi ahubwo ngiye ndumva navuga ku muryango nyine uko mbyumva nkanjye uko mbyumva nkanjye ubwanjye nta wundi mvugiye uko mbyumva uko numva umuryango cyangwa uko numva urugo iki gihe cyangwa uko numva divorce iki gihe Apotre Mutabazi simuzi cyane uburyo muzi ni bugufi muzi kuva 2015 ahari ni kera imyaka irenga 10 kuva 2014 na 15 icyo gihe twateraniraga aho bita Rwandex hari mu gishanga hari urusengero hafi y'ibitaro byo kwa Gatsinga aho byabaga umushumba wa Runsumbye yakundaga kumutumira akaza akatwigisha icyo gihe Apotre Mutabazi namubonaga nk'umuntu w'umunyabwenge cyane umunyabwenge bwinshi nabonaga ari umunyabwenge bwinshi ariko bitewe n'aho hantu urusengero rwari ruri kenshi babaga ari inzahare ku buryo kuza kutubwira ibintu by'ubwenge nk'ibyo Mutabazi avuga
byabaga bituruta, byabaga birenze, yaduhaga ibiruta ibyo dushaka, ku buryo ubashije kwakira ibyo aguhaye wabibyaza ibyo ushaka, ariko nta biganza nta n'imbaraga z'umutima zibasha kwakira ibyo Mutabazi yabaga aduha icyo gihe. ariko uravuga uti yaduhaga ibintu by'ubwenge. Na n'uyu munsi Mutabazi mubona nk'umuntu uzi ubwenge, ni umuntu uzi ubwenge, si kuva icyo gihe gusa, ariko iby'ubwenge bwe aho yabaga ari kubigaburira n'abo yabaga ari kubigaburira ni nko gufata, se nkubwire ngo iki, ni nko gufata amata ukayashyira mu kibindi kitogeje, cyangwa ni nko gufata icyo urwo rugero ngo haye rurumvikana, kuko amata kubera ko yera, iyo yashyize mu kintu gisa nabi wa mwanda uhita ugaragara vuba kuruta uko wafata ikigage cyangwa ubushera ukabushyira mu kintu gisa nabi, kuko byose bisa nabi, kubivangura biragora. We rero yafataga, ni nko gufata ikintu cy'izahabu, impeta y'izahabu ukayishyira ku rutoki ruriho imyate cyangwa amaga. Yabaga atuzaniye ibintu by'ubwenge, ariko abizanye mu bantu badafite ubwenge bwakira ubwo bwenge. Sinzi nimba ariko abadukurikiye baraza kubyumva, ubwo ababyumva nibo biraba bireba. Donc impamvu kwiga ko umuntu habanza kubaho materineri ya mbere, ya kabiri, iya gatatu, si uko umuntu atava mu rugo ahita ajya muri kaminuza. Nk'ubu uyu munsi umfasha ukantereka muri kaminuza, ibyo bampa ntibifite aho bijya, ntabwo byaba bifite aho bijya, bitewe n'ishami umpaye kwiga. Umpaye kwiga ishami riruta ibyo nsanganywe, ntabwo byabona aho bijya, simfite umutwe ubyakira. Birasaba ko niga mpereye hasi, nkazamuka gahoro gahoro kugeza ku rwego nzabasha kwakira ibirenze. Rero Mutabazi mufata nk'umuntu uzi ubwenge mu by'ukuri, ariko nagereranya na bya bindi bya, donc hari umunyarwanda wavuze ngo Imana ireba ibizaguruka ikabica amababa hakiri kare, ikabica amababa hakiri kare. Ubwenge azi cyangwa ubwenge akoresha buri hejuru cyane, navuga ngo bugaragaza ubumana bw'Imana, bugaragaza ubumana bw'Imana. Mutabazi umushyize muri politike yayikora, yayishobora, ariko akanayica, kuko yashyira hanze n'ibyo politike itashakaga ko bijya hanze. Umushyize nanone mu iyobokamana hari nk'umwapotere, n'ubundi niho ari. Ariko impamvu ubona, narebye nka komanteri mu kiganiro mwagiranye, nyine ubwo yakubwiraga ko arimo adepoza divorce, abantu abenshi bavuze ngo naho waratinze, abenshi ngo naho uwo mugore yari yararenganye, abenshi ngo naho uwo mugore arihangana. Kandi kuko wareba ugasanga nimba afite umugore w'umunyarwandakazi wujuje indangagaciro z'ubunyarwandakazi, kubana na Mutabazi byari bigoye, kuko Mutabazi abayeho nk'umuzungu. Donc mu mutwe we ni nk'umuzungu, ni nk'umunyamahanga, ni nk'abanyamerika, ni nk'abantu bize filozofi bakarenga imbibi. Uravuze ngo yishakire mu diaspora rero? Ntago nenda kumubera umuranga, sinenda kumushyingira, sinazi nimba ateganya gushaka. Cyakora numva ikiganiro cye, numvise avuga ngo umuntu wamushobora, numvise igihugu arimo avuga ashaka kwerekezamo cyangwa ibice ashaka kujyamo. Ariko uko mubona, iyo aba hatari hariho izina ry'ubwa apotre, ubundi gukora divorce nabirenze. Gusa ikibazo nuko aba bantu, abashumba, abapotre, abapasiteri, aya matitire yose bafite, batangiye batubwira ko ari ibizira. None nibo barimo babyinjiza hera, donc bari kutubwira ko noneho ntacyo bitwaye. Hari akantu umusaza umwe yigeze kuvuga hano mu Rwanda, si ngombwa ko mvuga amazina ye kuko ni nyakwigendera. Yaravuze ngo menya ukuri nshaje. Ni wowe umuvuze, njye se aba ari wowe bataka. Yaravuze ngo menya ukuri nshaje. Ariko nta n'impamvu yo kunyataka. Dufite ikibazo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, reka mbariho mvuga kuko niho mba ni naho mbibona. Abashumba batangiye batubwira ko ibintu ari bibi, ko bizira. Abagiye nk'aba nyine ba apotre bayari imbata zabo.
batubwiraga ko ari akaramata none baragiye bariga bamenya ukuri ukuri kurababatuye kubabatuye ku bagore babo n'abana babo ndabyibuka umubaza ku bintu bijyanye n'abana n'imitungo n'iki yakubwiye ko umutungo afite ari pasiporo na perimi n'irangamuntu igaragaza ubwenegihugu bivuze ko abana batari mu mutungo we ni ukuvuga ko mu byo yize mu bwenge bwinshi yamenye ukuri yakuyeyo ko aramubatuye ariko ahantu hambere kumubatuye ku mugore aha niho dufite kumubatuye ku mugore itorero ryacu rya basogokuruza twabonye mu Rwanda bwa mbere rya ADEPR ryasimbuye Gatolika ryo kurivuga njya numva ntacyo bintwaye kuko mvuga ibyo bavuze ejo bundi ryatweretse ko kuba umushumba w'umugore nta kibazo aho ryanabikoze ku mugaragaro ku munsi wa Pentecote ritumira umushumba w'umugore w'umunyama waba bajyaga bita ngo ni abanyamacaca nk'igitutsi kandi caca ari ururimi noneho bamutumira kumushyira ku mugaragaro kuvuga ijambo ry'Imana imbere yabo cyaziraga bivuze ko batangiye kutubwira ko ibyo Pawulo yari yaravuze bibujijwe ku mugore bitakibujijwe rero nta birenze nta bidasanzwe ko ikizira cyinjiye ahera ikiriho ni uko abasanzwe bicara ahera bagomba kuba bazi igikwiye kubegera n'ikidakwiye kubegera byaba ngombwa ko umuntu yinjije ibinuka ahera wowe ukava ahera ukajyana kwa kwera ahandi ibyo bintu urabihuza gute ko watangiye tubwira uti ngewe Apotre Mutabazi muzi kera ari umuntu mbona w'umunyabwenge ariko bwinshi urabihuza gute rero ni ndoko nakubwiye ko yari umuntu ugaburira iby'ubwenge ahantu hadasasiye ubwenge yego ni nko kuryamisha ubwenge ahantu hadasasiye iby'ubwenge yego ugiye kubihuza gute rero n'ibiharimo cyangwa n'ibyo ngibyo by'ukuri yaba yaramenye noneho bikamubatura ku mugore we twebwe rega inshuro nyinshi mbona twarigishijwe nabi agakiza batwigishije ni agakiza kabonerwa ku mubiri ku ruhu inyuma Apotre Mutabazi n'undi yavuze ko Bibiliya mwayigishijwe nabi rwose nanjye ariko niko mbyemera bagiye bakiga bamenya ukuri bavugaga ko ariko kuzaba batura none ukuri bamenye gutangiye kubabatura ku bagore bakaba bayitwigishije nabi nawe kandi ari mu bayitwigishaga agakora n'ibindi bitabo bifite ikindi bivuga kuko nk'ubwo muzi 2015 Rwandex mu gishanga ahagarara imbere y'imbaga nyamwinshi ariko y'abantu b'inzahare batari bana b'inzahuke aba bantu rero kubahagarara imbere ukababwira iby'ubwenge ukageza ubwo ubabwira n'ibyo wanditse mu bitabo bitanari mu rurimi twumva tutanafite viziyo yo kuzajya kwiga urwo rurimi ngo byibura tubigura ariko tuzabisome twararwize byari birenze ubwenge bwacu nyuma yaho yenda yarakomeje ariga ariko icyo gihe nabwo yitwaga Apotre Mutabazi yatwigishije inshuro zirenze ndumva yarahagaze imbere yanjye inshuro zirenze 5 mwemera nk'umunyabwenge n'uyu munsi mu mpamvu mbona ikiganiro wamuhaye nkagitega amatwi nuko mu bintu 10 ashobora kuvuga sinaburamo na 2 by'ubwenge sigarana bihuye n'ibyo nkeneye rero ukuri yamenye niba na nyuma yarakomeje akiga buriya yaje gusanga bitakiri ngombwa kubana akaramata n'umugore ahitamo divorce ahangaha tutirengagije iki ngiki Rev Mutabazi ariho irenze iyo umugore w'umunyarwandakazi ntabwo ibintu by'indangagaciro n'umuco na kirazira ntabwo Mutabazi byamufataho koko yarize yiga ibirenze ibyo ngibyo ariga yigira n'aharenze aho ngaho bivuga ko nawe umushyigikiye muri divorce ye rero sinde buvuge ko mushyigikiye kuko nakubwiye ko ntangiye kubona ko ibizira birimo byinjira hera kandi bihinjijwe n'abatubwiye ko ari ibizira ntago rondi buvuge ko mushyigikiye ngo Apotre ngo nshyigikiye ko yakoze divorce nuvuze ko nyine ahubwo kankubwira aho mbona ishingiro rye ryo gukora divorce nta naho wahera uyikumira ni nayo mpamvu n'ibizira byose bizinjira hera bizaza bihinjire nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kubikumira ko byinjira hera kubera ko Satani yatsindiye isi n'Imana irayibwira ngo wase ugushije ishyano kuko umuba kumanukiye
urumva nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo gukumira ibizira ko byinjira ahera, ahubwo nibyinjira ahera bigasanga abera bicaye ahera bakabibona bakamenya ko ari ibizira, bakabona n'umunuko w'ibizira uje kubanukira, bo bazemera guhaguruka ahera kuko badafite imbaraga zo gukumira ibizira kuhinjira byarahatsindiye. Bo bazahaguruka ahera bahagurukane kwera kwabo, bajyane kwera kwabo aho umwijima uri. Kuko n'ubundi umwijima ntuzaganza umucyo, ariko umucyo iyo ugiye aho umwijima uri, umwijima urahunga. Nibahaguruka ahera bahagurukane kwera kwabo, bajya aho umwijima uri, baba ariho bajya kumurika. Yego, hari umugabo ni mu bihugu by'i Burayi ufite kampeyini yitwa Cana Itabaza. Cana Itabaza rero ntabwo tuzajya kuricanira ahantu hagati y'ibizira gusa, nituyijyana ahari umwijima, umwijima uzaduhunga. Ariko umwijima nuza ari mwinshi ugasatira umucyo, ntabwo umwijima ubasha kuzimiza umucyo ngo bishoboke, keretse urumuri ubwarwo ruzimye. Hari ikintu rero kidashoboka kuri Apotre Mutabazi, nimba afite umugore w'umunyarwandakazi, umugore simuzi, nta nubwo aratubwira amateka. Yavuze ko ari umugore mwiza cyane w'umwana mwiza. Yavuze ko ari umwana mwiza cyane, byumvikane ko ashobora kuba ari umunyarwandakazi. Uretse ko nubwo Mutabazi yabivuze, ntabwo nari nemera ko Mutabazi afite divorce, kuba harimo n'agatwiko. Ako nako karashoboka. Ndacyumva impamvu mfite kuduta gutyo nuko umugore we ntamuzi. Yaba umugore we muzi, nkaba nzi kavukire n'imiterere ye, nakubwira ngo nshingiye uko nzi urugo rwa Mutabazi n'umuryango wa Mutabazi, numva ari agatwiko cyangwa ndumva koko divorce yari yaratinze. Ariko nshingiye ku bintu biba kuri iyi mihanda twicayeho turimo dukoreraho n'ubu turimo tuvugiraho, gashobora kuba ari n'agatwiko. Tuzabimenya nyuma. Reka turindire uru rubanza turebe nimba ari urubanza ruzasomwa n'urukiko cyangwa ari urubanza ruzasomerwa kuri kamera, rugasomerwa muri social media rukarangirira aho ngaho. Ariko reka noneho uzi ko ari amezi 6 yonyine ubu byoroshye. Ni ukubeshya. Amezi 6 keretse Gatanya yahereye mu muryango, mu nama y'umuryango. Inama y'umuryango, imiryango yombi y'umugore n'umugabo. Byaroroshye nanjye ndabyemera. Iyo bihereye mu nama y'imiryango yombi, imiryango mukayihuza, reka nako twe no kubyinjiramo kugira ngo tutigisha n'abari bayifitemo intege nke, tukabigisha guhita bayinjiramo neza. Noneho reka ahubwo twebwe twigumire mu murongo twari dufite wo kubihuza n'iyobokamana. Nicyo numva ari cyiza, kuko nitujya kubabwira ngo bihera mu nama y'umuryango bigakomeza gutyo, turaba tubahaye umurongo, n'abari babifitemo intege nkeya babyinjiremo neza. Rero nshingiye uko mbona Apotre Mutabazi ni umuzungu mu mutwe, ni umuzungu mu mutwe. Kuba rero umuzungu mu mutwe yaza agahita yinjira ku munyafurika ampulisi umunyarwandakazi wujuje indangagaciro z'ubunyarwandakazi, ugahita umubwira ngo aba bantu ni mubane. Uyu mugore atarigeze abaho umuzungu mu mutwe, atarigeze aba n'umuzungu byibura ahandi hantu na hamwe, ugahita umubwira ngo nawe b'umuzungu mu mutwe cyangwa abana n'umuzungu, uri umunyarwandakazi, ntabwo urwo rugo rwabaho. Ni nko gufata ibumba ukarihomesha ku cyuma ukavuga ngo bizafatana. Josephine, ndashaka noneho dukomereze ku kintu cya divorce mu muryango. Turebe ingaruka divorce ishobora gutera mu muryango. Ni izihe ngaruka ubona divorce ishobora gutera mu muryango? Ese ni izihe mpamvu kuri wowe ubona zishobora gutuma umuntu yakora divorce? Ingaruka divorce ishobora gutera mu muryango ni izihe ngaruka zishobora kuba? Ni izihe mpamvu zatuma? Ni izihe mpamvu zatuma nkora divorce nk'umukristo? Ndavuga nk'umukristo kuko n'ubundi byo turimo ni ibya kikristo. Impamvu zishobora gutuma, reka mpere ku ingaruka ziterwa na divorce mu muryango. Twabonye ko witwa umuryango kuko ufite abana, ni umugore, ni umugabo n'abana. Ingaruka za mbere zigera ku bana. Abana iyo babona umugore n'umugabo batabanye neza, ni ikibazo cya mbere gikomeye. Bibanza kubicira amarangamutima, bibanza kubica mu mutwe mbere y'uko ibindi byose byo mu rugo bipfa. Ku bafite imitungo bajya kugabana no ku badafite imitungo bajya kugabana, ariko bakaba bafite abana nubwo yaba umwana umwe,
ikintu cya mbere gipfa hapfa umwana mu mutwe. Ntabwo ndi bwinjire muri vie prive yanjye, ariko igihe bizaba ngombwa ko habaho ubuhamya nzagenda mbaha ingero. Ariko umubano mubi mu muryango wica abana mu mutwe. Ubundi nagiye kuvuza umwana, reka mbaha akagero gato katagize ikintu gatwaye ku mwana cyangwa kuri papa we. Ngiye kuvuza umwana amenyo, n'amenyo y'impingikirane. Impingikirane n'amenyo amera nabi kubera uburangare cyangwa kubera ubutamenya. Abantu barazumva impingikirane. Hanyuma ngiye kumuvuza amaze kuba inkumi, ageze ku myaka 17. Ngenda nshaka ko bari bugende bakuramo iryinyo rimwe kugira ngo asigaye abone ahantu yisanzurira. Ngeze kwa muganga, muganga w'amenyo umudentiste arambwira ati ibi bintu waba ukoze ni amakosa, uyu mwana ni inkumi, ntabwo akeneye kugira imyanya hagati y'amenyo itanazi igihe, nabyo bitera ingaruka, ahubwo uyu mwana akwiye kwambara amapareye. Amapareye arahenda. Amahirwe nuko nari mfite assurance. Noneho ntekereza uburyo nabona amapareye. Amapareye naje gusanga ahagaze 600 na kuzamuka, sinibuka amafaranga arenga, ariko ni 620 na. Andangira ivuriro rishobora kubwo nari ndi mu bitaro bya leta hano mu mujyi wa Kigali. Andangira ivuriro nshobora kubonamo amapareye kuri assurance. Hanyuma mpamagara papa we, uwo nguwo aracyafite papa we, ndabimubwira. Akora ibishoboka byose kubera ahantu umwana ageze n'urwego umwana agezeho. Baravuga ngo umwana ukuze araryoha, kandi umwana uzi ubwenge ni uwase. Na papa we nahoze mbimubwira ntirego ubu umwana uzi ubwenge abaye uwase, abinjiji baba bakiri aba nyina. Ko uko nabibonaga muri ako kanya narabimubwiye, n'abaganga bumva, naba hano Kimironko saba kure baraseka. Baraseka. Abagabo muri ikunda. Abagabo muri ikunda umwana uzi ubwenge iminsi yose ngo abasanase. Uzareba hari abantu ujya kubona yapostinze ngo imfura na se barangana, kubera ko hari akantu yakunze kuri uwo mwana ashaka gusangiza abandi. Ukabona papa we yamupostinze. Ariko abavukana ubumuga n'abavukana ibindi bibazo, hari n'ubwo umugabo ahita aturugwa akagenda. Ngo icyo kiba ari icyanyina, ngo ikigoryi ni icyanyina, igifite ibibazo ni icyanyina, nguko uko umuryango ugenda urushaho kwangirika. Noneho umwana bamaze kumwandikira za pareye, assurance yiwe akoresha imaze kutwemerera yuko assurance bazishyura za apareye. Papa we aramanuka aba mu ntara ahantu kure. Aramanuka aravuga ati kuri masaha bamaye ya rendezvous ngomba kuba mpari. Yaraje, umwana bamushyizemo ibyuma, nje mpagaze nifashe kurya iburyo, mbona ukuntu bamugaritse, mbona ukuntu bari koza amenyo, numva mpangayitse. Ariko mbona bamwitayeho rwose bishoboka. Mu biganiro byinshi byahabaye, papa we yaravuze ngo ibi byose ni ingaruka z'amasukari wahaye umwana. Abaganga yaba doctor urimo umukorera, yaba n'umuyede we, umuhereza we uri kumufasha, umunasi ngira ngo ubwo niko bitwa, bubuye amaso bavana amaso ku mwana bareba papa wiwe. Baramuga ngo ye impingikirane ni isukari. Ngo ni isukari, ngo n'amabombo, ngo n'amashokora. Umwana nubwo bari bamuriho gutyo, nawe yaravuze ntago yihanganye. Yaravuze ngo nose ko wabaga waduterekeye umufuka mu nzu w'isukari, urumva twararekaga kuyikoresha kandi wayiduhaye. Bivuze ikintu umwana umaze gukura yakuranye igikomere cyo gutereranwa na papa we. Muri icyo gihe amenyo yarindaga yahingikirana agafatana gutyo, sinari nshoboye kuyamwikurira, uretse ko n'umuntu ukina n'amenyo, umuntu ukina n'umunwa, ko ariyo marembo agaburira umubiri wose, abakina n'ibidakwiye gukinwa nabyo. Muri icyo gihe rero amenyo yarinze ava gutyo kubera ko ise yamutereranye. Habe n'ikayi ya page 16 abana babonaga kuva primaire, kuva maternelle kugeza muri toronkome. Noneho umwana harangiye toronkome, atsinze toronkome, atsinde ku manota meza, yoherejwe mu kigo cyiza, biturutse ku mavi, biturutse ku masengesho no kwihangana n'umubabaro. Ibyiza biturutse mu buribwe bije, isabona ko ashobora kuba yarajugunye ibintu bizavamo zahabu. Ashobora kuba yarajugunye ibipfunyitse mu mabyi,
ariko hari hapfunyitsemo zahabu. Afata noneho inshingano. Abaganga baramushubije baramubwira ngo impingikirane ntabwo ari amasukari nk'uko bitekereza, ahubwo ni uburangare cyangwa kuba mwaratereranye umwana ku gihe yameraga amenyo ya kabiri. Uru rugero ndubahereye iki? Ubu ngubu umwana, urumva umwana ugeze ku rwego yiga yambaye amapareye, buri kwezi hariho amatike yo kuza kumukorera kontorore, ageze aho yitaweho, kuko n'impingikirano zimurekeye uretse ipfunwe nta kindi kibazo, nta bintu birenze, nta ngaruka zikomeye cyane yagira kubera ko afite impingikirane, uretse ipfunwe ku mwana w'umukobwa. Guseka ntabwo yasekaga, mwavugaga ukabona ibintu biramushimishije, ariko aho guseka agaseka abumbye umunwa akanyinyura buke, ariko nta guseka yabaga afite. Uru rugero nduguhereye iki? Ubu uyu munsi umwana ari kwitabwaho kubera icyo yamaze kugaragaza ko azaba cyo, ntabwo ari kwitabwaho kuko ari umwana. Mu gihe yari umwana, ni igihe yari akeneye inshyushyu ntiyayibonye, ni igihe yari akeneye ikayi agenda agapfusha ubusa akayizana yitunye ntiyayibonye, ni igihe yari akeneye ikaramu ata buri munsi, ibyo byose n'igikoma, ibyo byose ntiyabibonaga, ariko abonye amapareye y'ibyo bihumbi byose. Noneho uburyo cy'abaganga bagerageje kumusubiza n'uburyo bamurebye mu bwonko n'uburyo bamuhise bamufata bitandukanye nuko twari turi kuvuza umwana twese tumuhagaze hejuru tumeze nk'abitaye ku buvuzi ari guhabwa. Babonaga tubyitayeho, nta nubwo bari bazi ko tutanari kumwe, nta n'ikintu na kimwe bari bazi, ariko igisubizo umwana yatanze n'ijambo ise yavuze anatunguranye byatumye bamubura amaso, baramureba bamubona ukuntu. Rero divorce mu muryango, ingaruka za mbere zo gutandukana kw'abashakanye zibanza kugera ku bana, kuko aba babyeyi bombi barakuze, buri wese azi aho azashakira ubuzima, azi kuvuga aho ababara, azi aho akwiye kunyura n'aho adakwiye kunyura, ariko umwana ntafite ubushobozi bwo kwirengera no kwirenganura kuri buri cyose. Rero ibikomere ibyinshi bigira abana, ingaruka inyinshi zikagira abana, cyane ko nka Mutabazi we yahise avuga ko umutungo wa mbere afite ari perimi na pasiporo. Urumva ko abana ni ibindi bintu. Donc Mutabazi ni umuzungu mu mutwe, umuntu umubara mu birabura, umuntu umubara mu banyafurika ni ukureba hafi. Mutabazi ni umuzungu, ibyo akora ibyinshi simbimurenganyiriza, ni ukubera uko angana mu mutwe, kandi buri uko umuntu angana mu mutwe niko avuga. Rero ni mugari mu mutwe kuruta twebwe tumukurikira. Ego. Hanyuma mwambajije ngo ni izihe ngaruka? Ingaruka ndazibabwiye, ngewe izo nabonye n'amaso ni izigera ku bana. Hanyuma ni nk'umukristo ni iyihe mpamvu yatuma umuntu akora divorce? Nuko Satani yamanukiye isi, nuko ikizira cyinjiye ahera. Ikizira cy'umurimbuzi cyinjiye ahera, nta kintu na kimwe tugomba ntacyo twabihinduraho. Ibyanditswe byose bigomba gusohora, ibyahanuwe bigomba gusohora, kandi ababihanuye ni nabo babisohoza, ni nabo bisohoreraho. Cyane ko abantu banditse Bibiliya aribo batangiye kutubwira ko bibeshye. Abantu batwigishije Bibiliya bakanaziduha nka basaza nahoze mvuga, nibo basize. Hari umugabo n'umusore witwa Dakimu akunda kuvuga ngo umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Donc reba umusaza ugiye gutwika inzu y'ibitabo agasiga kubwenga ibintu byose nakubwiye n'ibyo nanditse mu bitabo, nsanze naribeshye, none mbibonye ngeze ku muryango w'irimbi. Abakubwiye ko ibyo yakwigishije byose yakubeshye, kandi noneho ibyo yatwigishije atubwiye ko yatubeshye, asize dusigiye n'ibindi bitabo byinshi byatanzwe ku buntu, ariko akatubwira ati nsanze naribeshye. Ni ikibazo gikomeye. Abapapa, abashumba, abepiskopi, abakaridinale n'ibindi ntanazi gutandukanya, n'abapasiteri bari bashumbye amatorero twabagamo, batangiye kutwereka ko bari barayobye. Rero iyo wize cyane ugeza aho ukivuguruza. Urumva uriga unigisha, ibyo wize mu wa mbere ukabyigisha mu wundi wa mbere cyangwa muri materineri, ugera mu wa gatanu ugasanga uwo mu wa mbere yarakubeshye, ugatangira gushyiraho ubundi buryo. Rero Bibiliya iravuga ngo bazamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Abagiye kwiga teoloji, nanjye nagezeyo gakeya ndasogongera,
ariko nsanga baratubwira ngo Yesu niwe muzabibu w'ukuri, twebwe turi amashami. Ngo none ko muri amashami, kuki Yesu yababaza imbuto mweze kandi ari we muzabibu w'ukuri, ari we ufite umuzi, ari we uzi gushorera ku mazi meza cyangwa amabi, ari nawe ukuzamurira amazi wesha muvoma? Baratwigisha bakavuga ngo none se ngo reba Bibiliya ngo inshuro ivuga vin, inshuro ivuga vino, inshuro ivuga divayi, inshuro ivuga umuvinyo n'ibindi n'ibindi. Bakatwereka ko nta kibazo, kubera ko nabo bamaze kuba abanywa gake, kandi twebwe batubwiye ko kizira. Kumbe uwabitubwiye ko kizira yarebye Afurika n'ubushyuhe buyirimo, nta neje, nta kibi haba, nta rubura, nta bukonje, asanga nidufata ubushyuhe dufite tukavangamo n'akabyeri cyangwa n'izi nzagwa twenga, ubwenge buzasaranguka. Bityo rero uko umuntu angana mu mutwe niko avuga. Nta gikuba mbona cyacetse kumva Mutabazi yatandukana n'umugore, ahubwo uwo mugore yihanganaga kubana n'umuzungu uri umwirabura ufite indangagaciro na kirazira. Hari igihe yaza akakubwira ngo bigenda gutya, ndashaka ko bigenza gutya, kandi nyogosenge yarakubwiye ngo bigenda gutya, ntago wabishobora. Cyambere Mutabazi arakubwira ati urugo ni ubwami. Iyo avuze ngo urugo ni ubwami, arashaka kubaho nk'umwami, kandi uko abami babagaho twese turabizi. Bibiliya ikavuga ngo urugo ni ijuru rito. Politike nayo na demokarasi bikagira ukundi bitwigisha urugo. Gitifu ku murenge afite uko akwigisha iyo ugiye kubaka urugo, mushumbe yagiye kugusezeranya afite uko akwigisha urugo, n'andi mahame n'utugoroba tw'ababyeyi n'ahandi henshi duhurira tuvuga ku muryango, bafite uko batubwira dukwiye kubana. Ibyo bintu kubishyiraho umwami rero ntibishoboka. Umwami ni umwami, abo w'inzuki ni umwami, abo w'intozi ni umwami, abe w'imiswa nawe ni umwami, abo w'igihugu nawe ni umwami. Agomba kubaho cyami. Ibyo kuzana demokarasi na politike na teoloji ntago bihura n'umufilozofi. Mwimurenganya rero, ni umuzungu nabibabwiye, uko angana mu mutwe niko akora, kandi umutwe we ni munini rwose, ibirimo ni byinshi kandi ni iby'ubwenge. Ubwenge n'umuco rero ntago bihura. Nubwo uvuze ngo ntibihura, ariko nanone ntekereza yuko ubwenge bwakagombye gusigasira umuco. Ubwenge bwagombye gusigasira umuco, ariko biterwa naho ubwigira. Ubwenge ubundi butangwa n'Imana. Kugira ngo umuntu abe yagutse mu mutwe mu buryo butandukanye, hari ubwenge butangwa n'Imana, hari n'ubuhanga butangwa n'Imana. Noneho hariho no kujijuka gutangwa n'Imana, ariko hariho n'ubumenyi. Ubumenyi butangwa n'abantu. Mutabazi ibyo afite rero ni ubwenge, ariko butangwa n'ubumenyi. Ego, ni ubwenge bwigwa. Ego, ni ubwenge buva ko. Donc hari uburere nitwe tubutanga nk'ababyeyi mu muryango, nitwe dutanga uburere. Ibyo abana bajya gushaka ku mashuri ni uburezi. Uburezi bw'uburyo butandukanye, uburezi bw'ibyo basoma, uburezi bw'ibyo biga, bikazabaha ubumenyi. Ubwo bumenyi rero bwigirwa ku ishuri butandukanye n'uburere umubyeyi aguha, n'ubwenge Imana itanga n'ubuhanga, bitandukanye n'ubumenyi n'ubushobozi ukura ku ishuri. Mutabazi rero ibyo afite ni ibyo akura ku ishuri. Yego. Hanyuma wenda duhite tubihuza n'abakristo batabumvaga yuko gutandukana, gukora divorce n'uwo mwashakanye ari ikosa, ari icyaha gikomeye. None bikaba byatangiye kugaragara ko n'abapotere nabo bakora divorce. Ubwo abakristo baraza kubigenza bate? Urasa n'ukomeza kunsubiza inyuma, nsubirishamo ikintu kimwe. Ikizira kinjiye ahera, kandi kigomba kwinjira ahera uko byagenda kose. Ibi bintu urimo mbwira ngo ingo z'abakristo n'ubundi hari abo ubona bagendana ahagaragara bakagaragaza amahoro, ariko mu ngo batabana. N'ubundi batabana, n'abitwa ko bajya mu cyumba kimwe barara, umwe areba ivure nka Hezekiya, undi areba ku rwuriro. N'ubundi bararana mu cyumba kimwe, ariko ntaho bahurira ku nshingano z'abashakanye, badahuza na rimwe. Ibyo rero byose uzabibonera ku bana babo igihe bagiye gushyingirwa, nabo bucya ari divorce, kuko mu rugo iwabo niko baba babonye bimeze, niko baba bakoze bimeze. Nta bintu birenze ko umukristo azakora divorce. Nimba ubonye insengero zifunze izindi zikaba zisenywe, ubu bari buri kwaguka, ndetse ahubwo uba henshi baraje bakodesha izi zari insengero zikora mu tubari.
bazikoremo utubari bashyiremo utubyiniro, cyangwa se zimwe baraze bazigurishe bakoremo amarogi, cyangwa bakodeshe bashyiremo amarogi. Nta bintu birenze, ahubwo ikibazo aba bitwa ba potere barimo babinnyamo ni nabo bari baratubwiye ko bidakorwa gutyo. Ibyo batubujije babituburishije amagambo, bagiye kubitwemeresha ibikorwa, kandi Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Koko si ukunsubiza inyuma. Mutabazi aragira ati njyewe ndagoye, n'umugore uzaza azaba azi ko ngoye. Hanyuma tugahita twibaza igihe hazaza undi ariko yahagera kuko agasanga aragoye, bakongera nabwo bagatandukana, hanyuma ubu si bizakomeza gutya ku bakozi b'Imana? Kubera ko ikizira cyinjiye ahera bazabanza bakore stage. Nkubwire ikinyarwanda kubera ko n'ubundi ikizira cyinjiye ahera bazabanza bakore stage. Buriya nawe ntabwo wajya gushakana n'umudivorce utabanje gutekereza ngo ubundi uyu batandukanye ndamurusha iki, ni we waba urenjeje kurushaho. Donc niba uzi ko umuntu ari umudivorce ukaba ubizi neza ko yatandukanye n'undi, ukamushaka utabanje gukora iperereza ryimbitse ry'icyananije wa wundi wa mbere, nawe waba ubuze ubwenge. Birasaba ubanze ukora iperereza ryimbitse umenye icyananije wa wundi wa mbere, noneho nawe ugenda uvuga ngo ngiye nabyiyemeje. Rega tugeze mu gihe, tugeze muri cya gihe Bibiliya ivuga ngo abagore 7 bazitirirwa umugabo umwe, bibesheho ku giti cyabo ariko yemere kwitirirwa izina rye. Impamvu mvuze icyo kintu, jya muri gereza amageragere ukore ikigereranyo, rero umubare w'abagore bariyo n'umubare w'abagabo bariyo, urasanga abagabo ari bo benshi bariyo. Kandi hari umucungagereza urinze amapantaro 100 yaragumiwe, ari umugore cyangwa ari umukobwa, yarapfakaye cyangwa yaragumiwe kandi akiri mu rugendo rwo gushaka. Arinze abagabo 100 kandi yaragumiwe. Noneho reba gereza zose ziri mu Rwanda rero uko zingana, ushyiremo n'Iwawa, ushyiremo n'aya transit center yose, ureba uko angana mu gihugu, azwi n'atazwi, n'abari mu dutaje hirya no hino, ahazwi n'ahatazwi. Ongeraho abagabo bari mu gisirikare bamara amezi 6 batabonye ikibari cyo koza mu ngo zabo. Ongeraho abagabo bari mu gipolisi, ugereranye n'umubare w'abagore bagiye bariyo, ureba umubare w'abo bantu bose uko bangana b'abagabo, urahita usanga hanze hari abagore benshi cyane kuruta abagabo bari hanze. Uhita ubona, nahoze numva amakuru mu gitondo niba ari kuri Radio 1 barimo bavuga ngo mu Bugesera ngo abakobwa n'abagore badibye ngo kubera impamvu zo kubabuza kubaka. Donc ubutaka bwinshi babwimye kuba imiturire cyangwa babwima ubushobozi bw'abahavuka ngo babashe kugira uburenganzira bwo kuhatura, bityo bo bavuze ngo badibye. Rero divorce zo zizaba nyinshi cyane ko umugore ufite umugabo yicara kumva ko amufite kandi ari akaramata, agasigara amufashe nk'idorosho. Kandi umugabo ahora ari umugabo uko yaba ameze kose. Ikindi ntareka kukubwira, Imana ntabwo ijya yemera amafuti y'abagabo. Ntugende wiyemeye kubera ko mbikubwira uri umugabo, Imana ntabwo ijya yemera amafuti y'abagabo. Ni abagore benshi twaganiriye, ni benshi twagendanye, ni benshi twasenganye, ukajya kumva kandi koko ari abahanuzi b'ukuri, atari bya bindi byateye ubu abantu bose babaye abahanuzi. Umugabo akaba yakosheje yakosheje, bigaragara yahemukiye umugore we. Umugore yajya gusenga yaririra Imana ku giti cye, ikamubwira ngo genda wihangane kandi uce bugufi usaba imbabazi. Imana rero ntago yakora ikosa ryo kuveba umugabo mugenzi wayo, cyane ko n'uyu wanditse Bibiliya yaravuze ngo no ku kigoryi izeyerekana nk'igoryamye. Abantu banditse Bibiliya nabo baraduhamije ngo no ku kigoryi ngo yiyerekana nk'ugoryamye, biri muri Zaburi. Ngo ku munyantege nke ngo yiyerekana nk'inyantege nke, ngo no ku kigoryi yiyerekana nk'igoryamye. Imana rero ntigikora ikosa ryo kuveba cyangwa ryo gutererana umugabo mugenzi wayo, ihora ihagaze nubwo yaba yakoze ikosa, ihora ihagaze ku makosa ye. Yego.
uko wasenga kose uri umugore Imana iraza igahagarara ku makosa y'umugabo mugenzi wayo kakubwira ngo ca bugufi ihangane. Tujye mu itangiriro, twavuze ko tukoze ikiganiro gishingiye kuyoboka Imana. Mu itangiriro Bibiliya iravuga, abantu bakoze Bibiliya nanjye ndacyabafiteho ikibazo, bitandukanye cyane n'imico imwe n'imwe. Ni nayo mpamvu ADEPR yavuze ngo tugire iyerekwa ryagutse, turebe ko umugore nawe akwiye kugera kuri ibi n'ibi. Si uko Bibiliya batayisoma, ahubwo babonye bakwiye kugira iyerekwa ryagutse. Rero Mutabazi nawe yagize iyerekwa ryagutse, yongeraho ibyo yize, yongeraho ibitabo yasomye, yongeraho ibindi by'amakomanteri, yongeraho ibyo baduhishe muri Bibiliya banditse ku ruhande, asanga akwiye kugira iyerekwa ryagutse, amenya ukuri kuri kumubatura ku mugore. Wasanga yarasanze atarakwiye no gushaka umugore bugore, akwiye gushaka umugabo mugenzi we bitewe n'uko ukuri kwamubatuye. Ibyo byose birashoboka. None kuri se siko kuzaba batora. Mbivuze nk'urugero kuko kwiga ni ukwiga nyine. Bibiliya itwereka uburyo Imana yaremye umugabo, hanyuma umugabo imaze kumurema ngibona si byiza ko akomeza kuba wenyine, ngo iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Umva hano batwiciye abantu bakoze Bibiliya ngo muremere umufasha umukwiriye. Ntiyavuze ngo reka ndeme undi muntu, nta nubwo iyo mu kanwa kayo yavuze ngo reka ndeme umugore, yaravuze ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Donc umufasha ni umuyede, umufundi n'umuyede, umudokiteri n'umunasi. Nta jambo na rimwe uba ufite iyo uri umufasha w'umuntu ushinzwe kumufasha mu byo yakoraga. Ntushinzwe kumwereka kwiba atari byo, ahubwo wowe ukwiye, kuko niwe wabayeho mbere mu bumana bw'Imana, niwe wavuganye n'Imana mbere, niwe wabaye mu bitekerezo by'Imana mbere. Wowe wajuje nk'izi ndabo zo kuri Makita nduzi zibereyeho kutunezeza, ndazireba nkishima, ndazireba stress zikagabanuka. Donc umugore aje nk'uje gufasha umugabo kubera irungu umugabo yari afite n'ubwigunge umugabo yari afite. Uyu mugore amaze kugera imbere y'umugabo, icyo Bibiliya ivuga mu itangiriro, nta jambo na rimwe umugore yavugiye imbere y'umugabo. Umugabo akimubona yaravuze ngo aka ni akagufa ko mu magufa yanjye, ngo aka ni akara ko mu mara yanjye. Urumva ukuntu ari gato cyane, ni akantu kagayitse gasuzuguritse ukuntu, ni akagufa kamwe ko mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Umugore nta na amena yavuze, nta na haleluya yavuze. Ubu ngubu ujya mu rusengero bakaguhanurira ngo Imana iguhaye umugabo, ngo Imana igukoreye ubukwe, igisirimba bakagikuraho ikibuno bakagitera hariya, bakabyina bagatera za haleluya z'umurambararo. Uyu mugore nta kintu na kimwe yavuze, yacecekeye, ntiyagaye ntiyanashiye. Yagaye ko ari akagufa. Impamvu atagaye nuko atari yarasogongeye. Ahandi Bibiliya iravuga ngo nimba mwarasogongeye mukamenya akagira neza ngo ngaho ni mu mwegere. Nuko abandi babaga bafite aho basogongeye. We rero kuko nta wundi mugabo yarazi, yari isugi yuzuje ubusugi, nta wundi mugabo yarazi, nta wundi musore yarazi, nta bandi bahehesi, nta hene, nta mbwa. Ni uwo wenyine yarabonye. Nta amena, nta haleluya z'umurambararo, nta gatimba, nta mpeta, nta bindi, nta runigi, nta bindi byamusabye. Yagiye asanga umugabo. Umugabo niwe wenyine wavuze amagambo nk'ay'abagombozi amushiramo. Nuko umugore asanga umugabo. Ibyakurikiyeho Bibiliya irakomeza ikabivuga. N'uyu munsi rero nimba umugabo w'umu-apotre, aposo, wize, agasigwa amavuta, akimikwa, akayobora mu nsengero gemuzi 2015, akaba mu nsengero akabwiriza mu nsengero, akasoma ibitabo akandika ibindi, akumva radiyo, akareba televiziyo, akanayivugiraho, akanavugira kuri televiziyo, twese tukaba tumuzi, leta imuzi, ubugenzacyaha bumuzi, ubushinjacyaha bumuzi, ubucamanza bumuzi, akaba yabashije no kwishyirira ikirego muri sisiteme. Ubundi abagore dufite iki cyo kumuvuga? Waba iyobokamana, waba bya politike, byaba iby'umuryango,
ushingiye kuri bibiliya ntacyo wabona umubwira, nta n'icyo wabona umugaya, kuko niwe wenyine wari ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma. Ugiye muri demokarasi n'ibindi byose, aho kugira ngo upfe wahunga, kandi uhunga unyuze mu irembo wanyuzemo winjira, aho umupira urengeye niho urengurirwa. Niba yarasezeraniye mu murenge arajya mu rukiko rumutandukanye, si ikindi dufite cyo kuvuga ni igiki. Cyakora dushingiye ku byo batwigishije, ni ibizira byinjiye ahera. Ubwo uzamushaka nyuma azakora stage, babanze babane buraya, namara kubona yemeye uko ameze, yavuze ko atasezerana akaramata n'akabaho, bazajya bahana amezi 6, bazajya bahana imyaka 5, ntacyo bitwaye apfa kuba yarasogongeye akamenya ko agira neza, cyangwa akamenya ibyo agiyemo, nta bintu birenze. Icyitonderwa, abitwa abakristo, mukimara kubona ahazirikwaga intama haziritswe ihene n'ibirura, mukimara kubona ibizira byinjiye ahera, mukimara kubona umushumba waguhagaze imbere wagushumbye avuze ngo nemera divorce, kandi ari we washyingiraga abantu, ibi bitabo yagiye yandika, nubwo twe nk'abanyarwanda dushobora kutabisoma, abandi barabisoma bakanabiha agaciro. N'umwana wawe azabyiga mu kigo arimo yigamo, ashobora kuba aziga mu bitabo Mutabazi yanditse. Dukenyere dukomeze, cyakora umuntu wese akomeze icyo afite, icyo ngicyo navuga. Naho ubundi bizira byinjiye ahera kandi tugomba kubyakira. Uwera agumye yere, uwanduye nawe agumye yandure. Nta kizabuza itorero gutaha, nta kizabuza Kristo gutwara umugeni, nta kizabuza umuganura kuzamuka. Ushaka gukizwa nakizwe, ushaka kwandura niyandure, nta bintu birenze biri aho ngaho, abaye yabamenye kera. Wenda tugenda dusatira ku musozo, noneho ni nk'iki nk'abakristo cyangwa se ni nk'icyo abantu bakora kugira ngo wenda nk'izi divorce zibe zahagarara cyangwa se umuryango ukomere muri rusange, aho kugira ngo habeho divorce ahubwo umuryango ukomere? Ngewe kubera ko nemera ko ingaruka za divorce zigera ku bana cyane, kandi mu buzima bwanjye n'imiterere yanjye nkaba nkunda abana cyane, sinigeze ntandukana n'abana, sinshobora no gutandukana n'abana. Urupfu rwanjye ruri ku bana. Tujya mva bavuga ngo urupfu rw'imbwa ni inyama, urupfu rwanjye ruba ku bana. Abana banjye mfite uko mbarera, mfite n'uko mbatoza, kandi umunyarwanda aravuga ngo umwana ni nyina. Sinshatse kuvuga ko hatariho abapapa bakunda abana no kurusha ba nyina. Ngewe narapfakaye, ariko uyu mugabo witabye Imana yakundaga abana ku rwego rwatuma nkundisha umugore wese umugabo, nkanabwira umugore wese ngo niyubahe umugabo. Gutandukana na wa wundi wahoze avuga ko impingikirane zatewe n'isukari nyinshi yaduhahiraga, kandi tutazi n'ikintu na kimwe. Rero nshatse kuvuga cyane cyane umubyeyi w'umugore watwise umwana akumva uko igise kirya, akumva uko umwana amuvuna mu nda kuva umunsi yamusamyeho, akumva uko igise cyamuriye, akumva uko umwana mwonka amashereka uretse ko ari bake banabonsa. Umuntu wiyumvamo urukundo rwo gukunda abana kurusha undi mu muryango niyubaka umwana we. Donc ibyo wahuye nabyo byakubereye isomo, uriha abana bawe kuko we waraharenze. Donc ubu ibyo jewe nahuye nabyo byamaye isomo, ngerageza kwereka abana banjye abamaze gukura, simbigishiriza hamwe, ariko mbashyira mu maseri uko imyaka yabo itandukanye. Nkamubwira ngo dore wowe ugeze kuri iyi myaka, umwaka utaha leta izaba yagushyingira uramutse ubisabye urwego rubishinzwe, none mbona ugeze kuri uru rwego, aha n'aha wakubaka nta kibazo, ariko ahangaha kubera induru n'ibibazo byabaga hagati yanjye na papa wawe, ushobora kuba ariko nawe waba mu rugo rwawe. None ahage nagize intege nke cyangwa aha papa wawe yagize intege nke, wowe nuramuka ushatse kuri iyi myaka uzakosora ibi, uzakosora ibi, njye aha narakosheje cyangwa aha narahubutse, wowe uzakosora ibi. Yaba umugabo wiyumva nka wa wundi napfushije ejo bundi, yari umugabo ukunda abana ku rwego yarazi kwihekesha uruhinja rw'ibyumweru 2. Naba ntahari umwana w'ibyumweru 2 akamenya kuguna, akamuheka, akikingirana mu nzu, akamusinziriza, yamara gusinzira akamuryamisha, nkaza nsanga umwana atuje
cyangwa yanakanguka akongera akamuheka. Ibi n'umukozi wo mu rugo wadukoreraga yaza akabihamya ko yagiye abona sebuja yihererana uruhinja akaruheka, atari uko hari aho nagize intege nke ku mwana, ahubwo kuko ntahari cyangwa ibyo ndi gukora we ntabishoboye nk'umugabo, ntashaka kujya kubikorera hari ahabona ngo abandi bantu bamubone ko ari gukora iyo mirimo, afazari yajya mu nzu kuko ho ntawe uhabona akihekera umwana wiwe. Yareze neza abana ku buryo n'uyu munsi nkweretse ibaruwa umwana yanditse amaze gupfa wasanga yararuse uwamubyaye mu nda. Iki rero nkivugiye yaba umugabo cyangwa umugore wiyumvamo kubabazwa n'abana be ariko akaba yumva agiye gutandukana aho gutandukana n'ubuzima. Ushobora kuvuga ngo nintandukana n'ubuzima aba bana barabaho bate, aho kugira ngo nandukane n'ubuzima reka nandukane n'uwo twashakanye. Fata ibyo isomo wakuyemo urikosoza abana bawe kugira ngo batazakura ari abo muri rwa rugo rw'abatandukanye, ejo bikahindukana karande bikajya biba ngo niko babaye n'iwabo ntibabanye. N'umwana wawe yajya ashaka umugabo cyangwa umugore akajya amucyurira ngo na so na nyoko ntibabanye, nawe ntabwo warwubaka, niko mwabaye. Yego. Joseph, turagushimiye ku kiganiro cyiza ndetse n'inama ugiriye umuryango. Imana muri guha umugisha. Nakoze namwe. Namwe bakunze mwe mudukurikiye ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, shalom. Amahoro y'Imana bane namwe.